Muraho neza. Wongere gukurikirana isomo ryo kwiga HTML, noneho ubu ngubu tugeze uburyo watangira gukora amahashi. Tugiye kwiga uburyo hashtag z'ingenzi dukwiye gukoresha nyine dushaka gukora website. N'abatindi rero nagira ngo mbasabe mubanze mukande subscribe hasi, kuko nanjye ni inyungu nzikura, ubundi dukomezanye. Niba wanakoze ino video ushaka kuyisangiza abantu, wayisangiza abantu maze ukaduteza imbere, kandi nawe uba witeza imbere. Tag ya mbere rero isabwa kuri HTML niyo bita doctype. Uburyo yandika, uraza ugakanda kuri kano kantu nababwiye nyine, nk'ubusanzwe ushaka kwandika tag ukaza ugashyiraho aka kantu k'akabazo, hino ugahita ushyira mu nyuguti muri capital letter ka doctype, warangiza ugashyiramo akanya ugahita wandika HTML amagambo ugahita ugafunga. Hano rero kuko nyine ibintu byose, iyi niyo tag ya mbere nyine y'ingenzi uba ukwiye kumenya uko uri bushyireho. Tag ya kabiri nanone niyo bita HTML. Iyi ngiyi ni ibyo nyine utayishyizeho, sinzi uko hari kuri Google byazagaragara. Iyi aba ari ingenzi cyane. HTML nyine ni uburyo uba uvuze ko ugiye kwandika nyine muri HTML. Icyo ushyizemo hagati nyine uba ugiye kwandika HTML, nk'uko tuvuga nyine za CSS n'ibindi, ubwo hano hagati uba ugiye kwandikamo. Noneho indi tag ikurikirana n'iyi ni indi yitwa title. Urayibona title yo, ubwo HTML hajyamo ibintu byinshi. HTML bikubiyemo amahashtag menshi nyine, amatag menshi cyane ukoresha. Noneho title yo ni ibintu uba ushaka ko biri buze kugaragara hejuru, handi kuri link usanga hejuru hari ibintu by'ibigambo byinshi, wenda ukandikamo wenda amakuru. Iyo ntago agaragara hano kuri uru rupapuro baba baduhaye, ho biza cyagiye biri gushakinga bikaza hejuru kuri bya bintu by'ibigugo kuri link. Noneho warangiza ubwo hano urayifunga nyine kugira ngo bitaza gukomeza. Nk'ubu wenda nje nkandikamo n'indi wenda ngo buto, nandikaho, ntabwo hano yazaho. Urabibona ko nyine kuko byo biba biza hejuru. Ariko tubisibe ninza. Indi tag ya kabiri niyo bita head. Head nyine bisobanuye umutwe, ngiyi hano mwayibonye. Head nyine ni umutwe w'ikintu ushaka kwita nyine iyo ntuzo yawe, iyo website yawe ushaka gukora, wenda tuyite ngo amakuru agezweho. Ugafunga. Urabona ko iyo yaje hano hejuru. Noneho ushaka kubigira binini, uraza. Indi tag nanone y'ingenzi ukwiye kumenya, gusa agira abantu zandika. Ushaka kubigira binini uraza ugahita nanone ushyiramo ko wenda iraba iri muri. Noneho hano reka tumwereke noneho uburyo inyuguti zikurikirana. Iyi H6 ni mu nyuguti ntoya, iyi H5 nizikurikiyeho, none iyi ya mbere aba ari inyuguti nini. Uhitamo nyine urugero ushaka. Wenda hano reka nshyiremo wenda amakuru, cyangwa reka dushyiremo news. Noneho ugafunga nyine ko ufunze ko biraza mu nyuguti nini, ariko ntiwibagirwe ko biri muri head, biri mu mutwe nyine, ari umutwe uri gukora. Urabona ko byabaye binini cyane. Noneho reka nshyireho wenda ngo ni hey 6.
urabona ko kabaye gato cyane noneho kurusha kwa kundi, noneho ariko nishyiramo heyi rimwe, urabona noneho ko ho bibaye binini, ko bitandukanye. Noneho iyo ushaka kugira ngo nyine ibyo wanditse bitagumya kujya hejuru ku mutwe, uhita ukanda kwa ako kantu nababwiye nyine ko gufunga. Urabona ko na hedi ndayifunze nyine, ubu nta kindi wakora inyuma ngo ugiye gukora muri hedi. Nyine indi tage y'ingenzi nanone niyo bita bodi. Nyine urabizi hedi ubundi ni nk'umutwe w'umuntu murabizi nk'ibisanzwe, bodi ni igihimba kiri hasi, ibintu byose ubona hasi. Noneho uraza ugashyiramo bodi. Bodi naho ushatse washyiramo ibindi bintu ushaka, wenda bodi twandikemo, wenda ushaka kwandika, wenda reka dushyiremo indi tage yitwa paragarafu nyine y'ibintu ushaka kwandika nk'inkuru ndende, wandikemo pa, urebe wandikemo nyine ibintu byinshi cyane mu buryo biri bwazemo. Noneho nurangiza uyifunge. Urabona ko byajemo nyine nk'uko byaterwa n'uko ubishaka. Noneho ushatse nanone wakongera ugashyiramo n'indi yindi ya buto nababwiye, ugashyiramo buto, ugahita ushyiramo wenda ukayita izina iyo buto ushaka gushyira kureba amakuru, ugafunga. Urebe, urabona ko yajeho nyine, dore yaje kureba amakuru. Noneho ukaba wanayikandaho, ariko gusa uyikandaho muri video y'ubutaha tuziga nyine n'andi matage menshi, noneho tuzakurikizaho na KSS, ku buryo bino bintu twanditse twaba twabihindura, wenda ukaba ushaka kubijyana hagati ukaba wabishyirayo, wenda kino kintu cy'umweru ukaba wagenda ukaba washyiramo irindi bara ushaka. Ariko reka tuzabanze twiga ano matage. Niba wakunze video kanda subscribe, noneho unasharinge, noneho umbarize n'abandi bantu wenda bashaka kubyiga, baza nanjye nkabafasha kuri nimero zanjye 0789841336, 0789841336. Murakoze, nizere ko bamaze gukanda subscribe. Munogerwe na gahunda itaha mu kanya tugiye kubagezaho andi matage akomeye, ntucikwe.